Aisha harahiye. Yes. Mwaragize muragira. Turongera. Mutari mwagira. Ego imibiri yatwemereye ko tugira. Ntago ibyo bintu byari byemewe. Kandi imibiri yatwemereye ko tugira. Ubwo siyo hadashya ngo bigende gutya havemo ibintu nyine urumva natwe kugira byahise bituma twongera turagira. Hi family, tumeze mute, tumeze neza twebwe nkuko mutubona, dufite vibe nkuko bisanzwe, ni Mukono TV show. Wow. Ase ako kazina mwarimu kazi yuko twahinduye se? Twabatirijwe. Yes, twabatirijwe muri uru rugo kwa DESANGE TV show. Bongeye bagaruka hahandi n'ababatirije. So rero guys, nkuko mubizi twahinduye izina, tusigaye twitwa Mukono TV show kubera yuko abantu bakomeje kubidusaba batwinginga kugira ngo duhindure izina bitewe nuko ryari rirerire cyane, ariko ni baba siblings banyu nkuko mubizi. So ubu rero nkuko twabibijeje ubushize twari twahanye gahunda na DESANGE yuko agomba kuduha ikiganiro. DESANGE show TV. DESANGE TV show mu musearching. DESANGE show. Tara tukubatiza ko numva bitangira kugenda byose nanjye ndimo kumva binanira. DESANGE show. Okay. Oh la la, reka mbabwira uruzungu ni hatari. So rero ubwo ngubwo nkuko duherukana ubushize, uyu muvandimwe yari yatwemereye ikiganiro, ubagiye kuduha show atubwire subu ndabivuga ubundi hagiye gushya agiye kutubwira uburyo yakubiswe inkoni n'imijugujugu. Ariko abanyarwanda mwagiye mutera abantu imijugujugu. Urumva ariko arabitekereza kumva gahinda. Sibyo? Nicyo kintu gitangaje. Akanga. Nanutka twarakize. Havamo kugira ngo nsha. So rero ubu ngubu DESANGE ni umukobwa, ni umudamu mwiza cyane ufite urugo rwe ruhamye. Rero turashaka kugira ngo tuganire nawe, atubwire ukuntu byagenze, atubwire imbogamizi n'ibibazo yanyuzemo kugira ngo agere aho ageze aha, abe yitwa diaspora intouchable. Ariko guys mbabwire mwambore mukanyarukira kwa DESANGE show mukareba izi vibe bafite, igitwenge, inkuru. Umuntu utarajyayo ndamusabiye kwa DESANGE nawe ntuzajya ugira irungu ujye ujyayo. Sibyo rata wambareka. So rero turakwakiriye cyane mu muryango mugari wa Mukono TV show. Yes. Mukono TV show, ariko murabyumva maze kutubwira. Hello guys. Hello guys. This is Kigali Boss baby. This is DESANGE TV show. Let's see our fans. Ubundi kwa Mukono ni DESANGE waburagayo ngo hashye. Ngaho muze tubasusurutse. Agiye kutubwira inkuru, agira inkuru ziryoshye, no azi gukabya inkuru, azi gukabya ibiganiro. Mbese ubundi umushyize hari ukanshyira hariya dushaka kurwanira mu nkuru, kuko azi gushyiramo umunyu n'urusenda. So rero reka tumwakire, munyarukiye kuri chaîne ye, mu liking, mu subscribing, mu share comment, mu supporting mu buryo bwose bushoboka. So Betty yamwakira noneho agatangira tukaganira ibyo twari twapanze kuvugana nawe nkuko twabibemereye ubushize. Turakwakiriye show. Ikaze mu muryango mugari wa Mukono TV. Thank you so much maze. Thank you so much. This is DESANGE show. It's our fun.
guys twaje rero icyo kiganiro twari twarakibemereye ku bantu barebye ikiganiro twakoranye kuri chaîne yiwe atwemerera kuzatubwira umva imbogamizi z'abantu bakundana muri long distance ariko mubaremere hano nibariza abantu iyo umuntu yifashe agashaka gushwanisha abantu abazi ko mugabo ashaka guteranya n'undi arabiteza akamutwara akamurongora hariho abantu banabikora baranarongowe akumva ko ntagashaka kwara. Oh my god, agahimba tubwira ibintu bagiye baguhimbira shagiye tuvugana baramimbiye ngo ndwaye sida. Yes of course. Barongera barampimbira ngo nshinyuma umugabo wanjye bakajya bafata amafoto yanjye bakandika amagambo ngo uyu mukobwa utuye hanaha witwa DESANGE n'indaya bara waraba aba bantu babagubazi sha cyane none bari n'inshuti zanjye twari ahantu twari nka crew hano twiganaga amenya n'inshuti zanjye ntuma inshuti gutyo. Oh my god, Imana bababarira Imana ibabarira muri abana babi mwagiye ariko ubu twagize muragira bavamo tebe tuzongera tugire avemo abana. Shayi iki kiganiro ntikiri bushoboke abanyarwanda shaku ntiwavuyemo bebe mwiza reba ikintu kibabaje ni ukuntu iyo bitaza kuba successful nyine ibyo bintu byose byabacaga intege bibayeho ukuntu uriya mubebe atari bubonekesha nicyo kintu cyari kuba kirenze. Nari bubabare nese narimbi ariko cyakoze guys mureke tube serious. Yes, nukuri ko Imana tuje ako ngende serious ibyo ndi kwabwira byose nukuri biri serious nukuri abantu muri abagome abantu nukuri basinise ko abakuri mukono mutari abagome ahantu hose haba mukora nizeye ko muri abantu beza ariko mureke mbabwire guys nukuri tujye tunamenya yuko hejuru wenda y'urukundo cyangwa hejuru yo kuba abantu bakundana hari impamvu baba barakundanye n'Imana. Rero wowe urinde uri muntu ki ko waremwe n'Imana kandi Imana akaba yaremye urukundo urumva urinde wo kuza gusenya iby'Imana yasanye. Yes, urinde wo gusenya iby'Imana yasanye. Yes, so rero nabemereye ikiganiro rero ngiye kubibabwira neza mbabwira ukuntu nyine shano kuri abantu ntago ari beza ariko ndabizi neza yuko nyine ko natsinze satani urumva nyine utsinze ahubwo mutsinze satani cyane pe rero nyine ngiye natsinze satani Imana yandwaniriye ibyo byose mbinyuramo mbana n'umugabo wanjye ariko nyine ndabizi ntago biba byoroshye n'umuntu byabaho cya umuntu bibaho kenshi cyane cyangwa umuntu uri muri relationship y'urukundo bitameze neza wenyine ajya hatana umva uko bagushwanisha n'umugabo ari kuba kongera imbaraga ngiye bavuga ko ndwaye sida urukundo rukiyongera bavuga yuko mvuye kumuca inyuma nkamukunda kurushaho ariko aho ngaho nkubajije nk'ikibazo baravugaga ngo wamuciye inyuma bitabaye bakavuga ngo urarwaye bitari byo we yabyitwaragamo gute nkawe kuko hari umuntu babwira amagambo hanyuma nawe akayumva kandi akagutreatinga nabi nyine ntatume wisobanura ntatume ugira gute we yabyitwaragamo gute. Mbabwira mfite umugabo n'igitangaza yarakumvaga yamara kumva sha ntahita nanabibwira ako kanya twavugana nyine bisanzwe hasha nk'ibyumweru bibiri agashakisha uburyo kinyina nzana neza kambwiye ese sheri uyu muntu uramuzi nese sheri ko basa ko wagira ngo ko mba numva meze ukuntu vuga gutyo ese nyine agashaka kuneka ntambwize ukuri ese sheri hari umuntu mufite uwanduye
nyine agashaka utuntu yabuze ahantu ahera agakorosinga kugira ngo azajye i Kigali agaca akajya guca cyangwa se kugira ngo azaze i Kigali yanyura agahera yazengurukaga cyane nyine we agatambika kaza ikibungo akazamuka akaza i Kigali nyine urumva nyuma yaho akarirwa mbwira akama nka record bamuhaye ngo mfiye record namara mwese numva ari kumbwira biriya nkabese sheri ubwo nese wowe ukumva kuri wowe nyine uri gutekereza cyumvishe nye byaguhaye gutekereza iki kambwira ntabwo mbizi gusa nyine urumva ni umuntu wambaye record kandi ni inshuti yawe mwarabanaga ariko reka nkubwire ndi mu bantu bagize inshuti mbi niyo mpamvu iyo ngiye kubaka inshuti making ashobora neza ko uhera azero yes buriya kugira uzamenya abantu no kuzabanza kugira gutegura n'ibikomere byabo kandi nuhura n'ibikomere byabo uzamenya ukuntu managinga abantu so ngiye rero nahuye n'ibikomere by'abantu ibaze uri inshuti yanjye turabana twigana ku ishuri yewe ni nawe wanyeretse nyiri iryo shuri mbwira ko ribaho ngewe n'umushuti wanjye uwambwiye ati hano i Kigali hari kandidari blog twige mva umunsi ku wundi tubona na inshuti yanjye akaza aho nabaga akaharara icyumweru akagenda nk'ibyo nyine gutyo ubwo niko umufungukira ukamubwira ibyawe byose ukamubwira story zose ndi kuvugana na husband video mbwiye shiri dore inshuti yanjye wamubonye ibintu byose yamuye amafaranga ntanamutegeye sometime twagiye kurya namwishyuriye urumva nk'umuntu nyine agaca inyuma akaguteranya mureke mbabwire Imana ijya ibabarira Imana nyine ijya ibabara ko nta n'ikindi namusabira nabwo namusabira ngo uzahure nk'ibyo nahuye nabyo ahubwo njye ikintu musabira ni iki Imana izamuhe buryo umuntu nk'uwo ntabwo aba yarakabonye urukundo ruhagije kuko abonye urukundo ruhagije nawe akabona uwo aruha ntabwo yabona umwanya wo kujya guteranya abantu for sure ni ukuri Imana nyine ijya ibahereza abantu bakunda bagira umutima ukunda hama nyine kuko ibyo byose biterwa n'ishyari nyine ko nabo nyine ntabwo babona umuntu batekinga cyangwa kuko nyine babona abandi babibakorera ndumva nyine ibyo ariyo mpamvu rero urumva nyine njye nahuye n'ibyo bintu muri ibyo bibazo ariko nyine ntabwo nabwo nabitsindishijwemo n'umutima wanjye nabitsindishijwemo n'Imana nyine yabimfashijemo genda shimana ko nyine iyo itaba Imana ntabwo umugabo wanjye tuba iyo abarundi iyo undi ntabwo umugabo wanjye tuba tukiri kumwe na n'isaha ese DESANGE utubwiye yuko wahuye n'ibibazo by'inshuti mbi ziguteranya n'umugabo wawe icyo gihe yari akiri umufiyanse reka ariko tubivuga barabateranya biranga birakomeza nk'uwo muntu iyo yamaraga kubikora akagaruka sitira akabona muracyari hamwe byagendaga bite cyangwa se uyu munsi abyakira ate kuba mwaratsinze nyine mukagera kuri success mukaba muri hamwe mufite umuryango mwiza nk'uwo cyabayeho abo bantu gusa ko havuyemo ab'inyangamugayo nabashimiye bari nk'ikipe nka 6 yego ariko 3 baragarutse bansaba imbabazi basaba imbabazi pe bandikira n'umugabo wanjye agarura icyizere ko byambwiye atari ibyo ari ibinyoma nanjye ngewe baransaba imbabazi nabwiye njye ntabwo ngewe ubwanjye giti cyane nta kintu na kimwe navuga keretse munyuze ku mugabo wanjye nazi bahereza nyine akumva ko ibyo mwabwiye ari ibinyoma kuko nyine biba birangiye ba nyine barabimubwira ariko abandi nyine kigaragaza yuko nyine atari abana beza na n'ubu ngubu nyine ntabwo mvugana nabo sinzi n'aho baherereye nta n'amakuru ye mashaka kumenya kandi buri abo basanga nyine wenda babaza yanjye ariko nyine ntacyo icyo mbifuriza ni uguhirwa kuko siko na nyine arahiriwe nubwo ntaragera aho ngera ni Imana ibigena aho umuntu azagera ariko nyine uko biri kose Yesu arankunda amen so rero nk'umuntu wagize
wagize success ukagira umuryango mwiza nk'uyu ukagira ikibebe cyiza n'umugabo wawe mwiza, ni nk'iyihe nama wagira abantu nyine bivanga mu bintu wenda reka tuvuge ngo bitabareba, cyangwa se bashobora gufata umwanya wo gushaka kugira ngo mbese bice ibintu bya bagenzi babo ntibabashe kugera ahantu bagera? ni iyihe nama wabagira? cyangwa se ni iyihe nama wagira umuntu uri muri relationship nk'iyo ngiyo kugira ngo azabashe kugera aho nawe wageze? ikintu cya mbere nabwira abantu nk'abo ngabo batuma nyine amakupure atandukana cyangwa bifuza yuko kupure y'umuntu yatandukana, ikintu cya mbere nababwira ni uko nyine atari byiza kandi yuko ntago batandukanya abo batahuje ngo bikunde. Ikindi uzamuvuga nabi, uzamuteranya n'umukunzi we, ushobora no kubatandukanya bigakunda, ariko wowe nta kintu kimwe kiziyongeraho, ahubwo urimo urubaka, urabiba imbuto mbi muri wowe, imigisha yawe urimo kuyisenya. Tuvuge niba kuri isi wari ufite kuba wenda nk'imyaka 20, ndahamya nashidikanye ko uri kwigabanya. Ibyo byonyine mbisanga mu kwizera, burandasenga. Ikindi nyine niba wari buzabone imigisha, tuvuge uzagira urugo rwiza, uzagira umugabo mwiza, ibyo utifuriza abandi nawe ntabwo uzabibona. Ibyo twifuriza ngo bagenzi bacu natwe nibyo nyine duhabwa. So rero ikintu mnagiraho inama abantu bagerwaho n'ibyo ngibyo ni ibi ngibi. Mujye mwihangana, musenge, ikindi mwumvane, mukundane by'ukuri, mwizerane. Ndakeka ko unyizera, wizera umukunzi wawe, niyo baza bakababwira amagambo, ndabizi neza yuko ushobora kuba umwizera utakumva ayo magambo. Ikindi niba uri umugabo wanjye umuntu akaza akakubwira gutya, ntusome iyo message, ahubwo nanaguha amagambo ushaka kubwira, ngo hari ibintu ushaka kubwira, uzamubwire ntabwo ushaka kubyumva. Kuko niba umuntu ashaka kubwira ikibi ntaza kubwira icyiza, of course birumvikana yuko ari umuntu udashaka yuko ugira ibyiza, utera imbere. Yes. So njyewe kuri ibyo ngibyo nk'ikintu navuga, ndigarukira nko ku inshuti mbi. Guys, mwajye mumenya kubaka ubushuti. Nimba ubaye inshuti n'umuntu ukamenya no kubusigasira, uragenda ujya kubwira umuntu uzi ko arimo aratetana n'undi ukajya kumubeshyira ngo arwaye sida. Mana yanjye gikomeye, ukajya kumubeshyira ngo arwaye sida. Ngenzi abantu benshi bagiye bivanga nko mu nkundo z'abantu, ukajya kubona ukabona hari nk'umuntu nzi njyewe yari afite umutipe bakundanaga. Umuntu nawe n'abantu babikoraga nta nubwo yabaga bazi, ariko nkeka ko ari nk'inshuti ze zabaga zica nko mu bandi bantu. Akajya ko umunsi umwe agiye ko nabona umutipe aramwandikiye, aramubwira ngo hari umuntu umubwiye ngo ari Kacyiru, ngo amubonye Kacyiru ngo yicanye ngo mu modoka n'umugabo. Urumva ibaze noneho arabimwa. Icyo gihe byahise nkasanga pe nka 2:00. Uzi ikintu cyabayeho, burya Imana nayo ni nziza. Yaramwerereje ambwira ngo se sheri ngo ko hari umuntu ngo unyandikiye ngo akambwira ngo akubonye Kacyiru ngo mu modoka ngo yicanye n'umugabo. Icyambere cyo nabanje no gutekereza uwo mugabo ubundi bicanye mu modoka, amubwiye ko yabonye bakoze iki noneho cyabayeho. Ubundi azarinde bicaranye muri iyo modoka, ashaka kuba ari anko we. Icyahise kibaho, yahise asanga ibyo bintu byambayeho. Umva noneho ngo ikintu cyahise kibaho, yahise asanga uwo mwana, uwo mukobwa ari Masaka, sister we yabyaye. Urumva amuriho baraye, uwo mumama yaraye kugise ari we wamurayeho. Mu gitondo nka 12:00 bw'akana kavutse, direct akimara kumubwira gutyo yahise afotora akabibi ahita akamwoherereza. Ibaze. Urumva aramubwira ati uwo muntu bikubwe sinza hana bikwengeye ndi Masaka. Ariko wumve nk'umuntu ujya gwimba ikintu nk'icyo bidateye kabiri, aba nanone ngo aramubwiye, undi aramwandikira
ngamubwira ngo uriya mukobwa ngo mukundana ngo arakubeshya ngo ngiye ngo nzi undi muntu ngo bakundana ngo n'uyu mwanya ngo bari kumwe. Mana yanjye uwo mwana yahoraga muri stress baba we nkavuga ko nk'abo bantu baba bashaka iki. Urumva hari abantu bishimira guteranya abantu muri makeya, kumva we ahora abona byacitse ibintu bitameze neza, aba yumva yuko kuri we niba adafite nyine umuntu umukunda, uhora umuvugisha, umwitaho, umuha buri kimwe cyose, wowe nyine ukaba urabifite kandi wenda ntumurusha wenda n'ubwo bwiza cyangwa ntumurusha n'iyo miterere. Hari abantu bakuzi nyine bakugira ishyari ko yakuteye neza, nyine urumva akabigiramo ishyari tu, akabona ko nyine buri gihe cyose niwo batereta. Kugira ishyari just muri we akaba nuko yitereye. Hari n'igihe bigeze kubwira umugabo wanjye uriya mukobwa ashaka kurya amafaranga gusa nta gukunda. Ibaze nk'abantu mwe mwigaye pe. Umva ariko DESANGE, wowe urimo okay, wenda reka tuvuge ko kuri side yawe uri sure neza ko nyine babaga babeshya n'ibiki byose, ariko urabyemera ko hari n'abandi b'abakobwa. Ubu turimo kuvuga ku bakobwa ariko turaza no kujya ku bahungu, sibyo? Abakobwa bo nyine baba batari abana beza, ugasanga nyine umutipe ntako atagize, yamuhaye ibyo akeneye byose nk'umukobwa atereta, ariko umukobwa ugasanga nka kwa kundi twabivugaga ubushize, ugasanga yifitiye nk'agatipe kagira bakagira nyuma nyine akaruhuka. Urumva abo bakobwa bo urabavugaho iki? Kuko si abakobwa gusa uzi ubundi nk'uwo mukobwa nawe nta rukundo aba afite, cyangwa niba rufite ni rwanda rw'akajagari. Igisubizo cyiza cyane. Cyangwa niba rufite ni rwanda rw'akajagari, aranga kureka, aba yarakunze amafaranga kuko aba afite uwo akunda nyine umugirira bakagira. Akoze ko ari byo, hari uwugira bakagira. Reka nkwibarize DESANGE, ubundi umugabo wawe kuva mutangiye kudetinga kugeza mukoze ubukwe hashize igihe kingana gute? Kuva dutangiye guteretana kugeza ubu dukoze ubukwe, ubundi twateretanye twashakanye tumaranye imyaka 4. Muri iyo myaka 4 tumaranye imyaka 3 izuzura mu kwa 12 tukoze ubukwe. Ubwo urumva yamaze y'umwaka, hashize umwaka muteretana. Kuko nyine umva twamaze 4 tuteretana turashakana, 3 dushakanye, 3 izuzuresha ubundi kwa 12. None se muri iyo myaka 4 ni umugore uhamye, muri iyo myaka 4 mutarakora, umva muri iyo myaka 4 mutarakora ubukwe ntago wajyaga ushaka kugira bakagira? Data we tubwiza ukuri. Reka nkubwire, umuntu ntago agira umurumba w'ikintu atabona. Of course nta muntu ugira umurumba w'ikintu atabona bro. Ni ukuvuga ngo n'ubu ntaba nkeneye kugira nkagira kuko nyine ntabwo ndi kubibona. Nta murumba ngiye. Ni ukuvuga ngo muri iyo myaka 4 yarinze ishira nta gasore karagira ngo mugire. Bitinyaga nabaganzi ko ari dosiko. Noneho urumva ko nk'icyo gihe noneho habaga haza n'amakuru y'ibihuha, ibaze noneho bibaye ibiririra. Ubwo niba ari ikintu nitonderaga, ni ikintu nyine cy'urukundo nararwubaga cyane ko nyine baramvuze cyane banteye gikomere. So wabaga nashatse kuneta umuhungu afite ibibazo, wabaga umeze nk'uhanganye n'abo bantu. Hari umuntu washaka kuneta yanyandikira, yewe namubomokiragamo kiniga cyadanje nkamubwira nabagakunda ntabwo so what, akambwira ndawukunda so what, ushaka iki kumarira iki, mfite unkunda sorry. Meaning of love. Yes, I have one.
umva nje hari ahantu nabonye DESANGE yavuze hari ikiganiro nubwo ndimo kwibaraguza gutya hari ikiganiro cyawe nabonye wakoranye I think niba ari ni Clara mwakoranye na Clara urumva uvugamo story zose noneho mwanagize mukagira ese kankubwire ibaza umuntu umaze iyo myaka yose aje like wenda ubukwe azaca mu kwezi nese munari kumwe sibwo mwabura kugira ntago warubye ariko DESANGE my God are you sure harahiye yes mwaragize muragira turagira mutari mwagira imibiri yatwemereye ko tugira ntabwo ibyo bintu byari byemewe kandi imibiri yatwemereye ko tugira ubwo si yo hadashya ngo bigende gutya havemo ibintu nyine urumva natwe kugira byahise bituma twongera turagira byagize akamaro ikiganiro cyari kiryoshye tugikomeje cyane aba kirekire cyane ariko turabashimiye abantu mugiye kukireba mukagisoza mugashyiraho komenti mukatubwira ukuntu mwabyumvishe nahangaha tugisoreje mukomeze mukore subscribe kuri DESANGE show no kuri mukono TV show akurimo urabivuga neza mukono TV show and DESANGE mukono TV show DESANGE show cheers mukomeze mudusapotinge guys turabakunda